mwese muri hano ku mpamvu zitandukanye, gusa icyo nzi cyo sinzi buri umwe wese impamvu afunguye iyi video, gusa amakuru mfite kandi atariho ivumbi nuko ari ku mpamvu zo kugira ngo mumenye vCard or VCF ni iki. Abantu benshi baba bakeneye kugira status zabo cyangwa se views nyinshi kuri status zabo za WhatsApp. Ubwo nimvuga WhatsApp urahita wumva yaba gukoresha WhatsApp muri business cyangwa ari ukuryoshya. Uyu munsi nabateguriye video igaragaza uburyo wakora VCF nawe ukajya utanga amanimero cyangwa se ugakora urubumbe rw'amanimero byibuze 1000 kuzamura, kugira ngo nawe umuntu wese wohereje urwo rubumbe cyangwa se iyo fayiro abashe kuyifungura, nimero ihite yisevinga muri telefoni ye. Ubwo ikisevingamo nawe nk'umuntu ufite WhatsApp urabyumva, icyo gihe abashobora kureba status yawe. Ubundi VCF ni amagambo y'impine. Virtual Contact File cyangwa se vCard. Ubundi mbere yuko nguha iyi VCF cyangwa mbere yuko nkwereka uburyo iyi VCF ikora, uzi process bizacamo kugira ngo iyi VCF kugirire akamaro? Reka mfate byibuze amasegonda 30 gusobanurira ahantu iyi VCF izahurira no kuba wagira views nyinshi kuri status. Wowe uri kureba iyi video ndakwibutsa gukora subscribe kuri uyu muyoboro wa Packtat TV kugira ngo buri kiganiro cyose nkoze kijye kikugereraho ku gihe. Ufata telefoni yawe ugafata amanimero y'abantu batandukanye, yaba kuri WhatsApp ukajya muri group ya WhatsApp ukaka abantu nimero zabo, warangiza izo nimero ukaza zose ukazishyira muri iyo VCF cyangwa se ukazikoramo VCF kugira ngo nimero zabo zibe zose zibumbiye hamwe. Iyo usoje gukora iyo VCF uhita uyohereza ba bantu bose icyarimwe nk'uko baguhaye nimero. Muri abo bantu bose icyarimwe baguhaye nimero, iyo uyiboherereje barayifungura. Iyo amaze kuyifungura iza nimero zose zita zijya kuri telefoni ye. Bishatse kuvuga ko aba savinze nimero yawe, kandi iyo umuntu yasavinze nimero yawe uba ushobora gushyira ifoto cyangwa ikintu kuri status yawe uwo muntu akakibona. Sasa rero ubwo ikintu biragusaba nyuma yo kumenya gukora VCF ni ugushaka amanimero y'abantu kugira ngo ubakorere VCF. Nta wabyanga, nta udakeneye kugira nawe abantu bamukurikira. Muri make muba mutangiye kujya murebana. Ntabatindiye reka dutangire. Urajya muri Play Store wandikemo contacts backup duplicate, usearching. Ukimara gusearchinga baguha ama application menshi, wewe urahita uhitamo ifite logo nk'iyi je na installinzemo, ariko weho urahita uyestaramo ubundi ugikirikeho. Dutegereze ko yinjiramo. Ukinjiramo urahita ukora handitse contact backup, urahita ukirikaho utegereze. Urahita ujya kuri aka karongo ka gatatu kanditseho convert to VCF, naho uhita ukirikaho. Wemere amabwiriza ko wemerera
telefone kwa akisesinga iyi apurikasiyo diregiti, birahita bitanga kubara kugira ngo bakwereke amanimero yose ufite. Bishobora kuza gutinda ariko ntugire ngo ntabwo bikora, utegereze, biraterwa na nimero ufite muri yawe. Turategereza, njyewe mfitemo nimero 1491, birasaba ko zose zibanza kwiyakisesinga muri iyi apurikasiyo. Wow, nk'uko mubibona murabona ko zirangiye, harabura zirarangiye. Zose barahita baziguha zose zivevuye. Ubwo urahita utangira ugende uhitamo nimero ushaka gukorera VCF. Iyo bibaye byiza ugenda ukuraho nimero udakeneye, izindi ugahita uzikorera next. Reka mbanze nkureho muri nimero ntakeneye, mbanze nzikureho. Iyo ushaka uzamuka hariya hejuru handitse all, zose ukaziselekisiyona, warangiza ukagenda ukuramo iyo udashaka, cyangwa zose ukagakuraho kariya akamenyetso kavi, ugatangira kugenda uvivura abo ushaka bundi bushya. Biterwa n'umubare wa nimero ufitemo, iyo nimero ushaka gusevinga arizo nyinshi kurusha izo udashaka. Ndimo ndaselekisiyona nimero nshaka kuza gukoresha cyangwa gukorera VCF. Nimba uri mushya kuri uyu muyoboro, ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bikugereraho ku gihe. Ubwo uhita ukora next iyo umaze guselekisiyona nimero zawe zose ushaka. Urabona hano bari kukubwira ngo file name, uhitamo izina ushaka kwita ya VCF cyangwa file. Wandikamo izina ushaka, ugashyiraho akamenyetso kugira ngo noneho uhita ufata kariya kantu ukagakurura ukakinjizamo hariya, direct bihita bitangira kwiakisesinga. Dore ngaha inuza yawe ikabe yudaye kumva ati rwose ubungubu VCF yacu twayisoje, wayoherereza umuntu ushaka. Murabona ko umuntu wese ushaka wayimwoherereza.